ndatukwa ariko abantu ndabamvugana nabo nubwo yakubwira yarantutse ariko mvugana nawe mutwara nk'umuvandimwe mutwara nk'umuntu dusangiye urugamba ariko uretse n'urugamba ariko ako ngako burinze uraza gusubiza ko twamaze igihe tutavugana warantutse narakubashye ariko kutavugana ntago bivuga kugutuka muzee nashukuru sana anyway ndashaka mbabwire ntabwo ngewe urabizi ko hari ibintu tutumvikanaho byinshi cyane ariko ntabwo ngutuka urakoze cyane iyo utarantutse njye nabitwaye nko kunduka kuko ibintu bibaye personal urabizi ibyo wavuze personal byerekeye kunuza njye uvuze ibya politiki simbitwara nko gutuka ibyo ntabwo ari ibyanjye n'ibyanjye nawe ibyo kuvuga ko ndi umuhungu wa Idi Amin se niko kugutuka hanyuma se reka nkubaza ngiye konzi n'ababyeyi bawe konzi papa wawe konzi mama wawe konzi biki ntiwaje ukambeshyira ngo ninjye wabivuze koko ninjye wabivuze ni wowe wabivuze numva se nibyo nari ngiye kugeraho rero icyo ntabwo ari igitutu umva wanyise umuhungu wa Idi Amin nanjye ndabyishimiye Idi Amin se n'umunana abo bantu ba Idi Amin n'abanana nuko waruvuze ngewe kanwa kavuga nzi sogokuru wawe nza nyirogosenge nzi biki byawe byose kandi urabizi yuko mbizi sasa kuvuga gusa none se igitutsi nagututse ni ntabwo ndi bukivugira aha ngaha urakibuka ibyo wanyandikiye ntacyo nagututse ibyo wanyandikiye kuri text ibyo ndabizi ibyo warabyibagiwe ni byiza yuko wabyibagiwe kandi nanjye ntacyo byari ntabwo nabyibagiwe ntabwo tubyiborere tugende niyo mpamvu nkiri mu kazi reka tubyiborere tugende njyewe yaba mama wawe yaba ababyeyi bawe yaba sogokuru wawe yaba baso wanyu yaba banyogusenge bawe ndabazi nabo muvukana ndabazi nahaguruka nte ngo ngiye kwita ngo ngiye kuvuga ngo wabyaranye n'abamini uretse wowe ubwo kimenyesha nabantutse mama wawe kandi nta bubasha mbifitiye nararezwe mureke ngo mujye mubona abantu baza bakatwandagazanga twararezwe nyamuneka ibyo mvuga aha ngaha n'ababyeyi banjye barabyumva n'abakuru banjye barabyumva n'abana banjye barabyumva n'ibiki byose barabyumva nararezwe ntago ushobora gutuka umuntu uwo ari we wese cyane cyane rero nkuke nobo nzi yuko aho kwa bampiga nawe niko bamuhiga nizo zansenene navuze iyo mvuze ngo wabwaye n'Amini ntago mba ntutse we nobo biba birenze wowe bivuga mama wawe babivuga muvandimwe wawe babivuga abuvukana nabo ariko warabinshinjije kandi atari byo uwabyumvise rero wumva ubivuga yavuga ati wa muntu uko ameze niyo politiki y'abanyarwanda turimo babyita hano mu cyonge muri UK babyita gusimiyaringa guharabika ariko atari ariko ibyo ngibyo ni ibintu tumenyereye muri FPR na RN guharabika ni ibintu tumenyereye reka nkubwire ubu ngubu wahagurutse aha ngaha ushagaragaza yuko inyatsi na bene rugaba bagize uruhare mu kwica rwa Bukamba burinze wavuze abantu barakwihorera nasabye ijambo reka nsobanura ibyo byihorere ngo habwirwa benshi hakumva beneyo hanyuma ikindi baravuga ngo a word to a wise is enough niba uzi impfu za Rwabukamba ukamenya impfu z'abantu bafatiwe muri Kongo ba Mudasiri wavugaga ukamenya impfu za Banaka ukamenya impfu za Charles Ngabire ukamenya impfu za bande nabande kuko we ubona kuko ubimenye ute kandi tuvuga ngo ntuza ngo ni Kigali bayabikoze ntacyo bikubwira ntacyo bibwira barimo kumva so nuko nkiriho nimumara kunyica se muzabimenya navuze habwirwa benshi akumva beneyo mu cyongereza baravuga ngo a word to a wise is enough iyo ubwiye umuntu ikintu abantu bumva ibyo umuntu arimo kuvuga bo bakiteranyiriza bakavanamo bimeze bite nzi yuko usobanukiwe neza uzi ibyo urimo gukora nibyo murimo kuvuga icyo urimo kuvuga rero reka mbanze mfata umunota umwe ndakwinginze ntabwo nigeze nkugira nge bwa bino bintu by'abanyarwanda naje namenyera politiki y'abanyarwanda pe nari maze igihe kinini nabo muri community y'abanyarwanda ariko maze kuyinjiramo
cyane cyane bino bintu by'abantu bamwe babaye mu nkotanyi harimo abagambanyi uri muri politiki se uri muri politiki cyangwa uri civil society mvuga kuri politiki noneho urumva nko kwakira message yuko bazanyica haribwo nigeze kuvuga kuri Kayumba Nyamwasa muvugaho ndabyibuka nigeze kugira kandi uburenganzira bwawe ufite ubwo burenganzira nakiriye message zirimo z'urufaya icyo gihe mwami kiri kumwe na Mukombozi ndazakira ndakwenda ceceka ndatuza zirimo gushaka kumpija n'ibiki byose ariko kuva aho mvugiye ko Kayumba ahize Nobo Marara nkabyandika kubera ko Nobo n'impamvu nabikoze yamuhigiye kandi ibyo ngibyo ko Nobo hari umuntu yafashije noneho wari urwaye numva binkoze ku mutima Rosemary Nobo ko ari ahangaha Kayumba yamuhigiye yamuhigiye Uganda arabyivugira noneho ibyo none abikomojeho cyane ibyo Rosemary arimo kuvuga nibyo ndibaza ko na Fandi Kayumba yabinyemeje wowe urimo kuvuga ibintu byawe nakwimeje iki wewe cyo bundi warasabye Kayumba imbabazi umubwira yuko byo wavugaga byose bagushutse ntabwo hamwe nanjye nawe na Ivan nubwo yaraje kubashakisha amakuru abaje kudushakishamo amakuru arimo kuvuga ngo ajye kumugaragaro Kayumba ko mbwa ntabwo ari ngombwa ibyo none se fataje gukora namwe biganiro mwari mwateguye bya ejo hazaza niba hajya Rosemary ngewe ntabwo ari byo reka nkubwire nge nakubwiye iyo nama mwakoze nari nyizi kubera ko nibyo bigaragaza ko abantu yaje kureka rero reka tugaruke aho nibyo byanyeretse ko abayobozi muri RNC mutari honete n'abayoboke banyu kubera ko nta kuntu abayobozi bamwe bakora inama Nobo uje mu munota umwe mukamuha ikaze kandi mufite ubuyobozi bwa RNC urabyivugiye sinanigeze mbivugaho no kuvuga ngo kuba Nobo aje mu munota umwe mwari maze imyaka mutavugana mufite komite y'ihuriro nyarwanda muri iyo komite y'ihuriro nyarwanda Nobo maze imyaka n'imyaka atari kumwe namwe mugafata nakubwiye ko Nobo ari umuvandimwe nakubwiye ko Nobo ariko muri politiki ntabwo ari umuvandimwe muri politiki ntabwo ari umuvandimwe ntabwo kuri politiki y'igihugu reka nkubwire ntabwo ari politiki twavugaga mubaze Nobo reka yivugira ntabwo wari uhari nari impari mu bundi buryo kuko nari impari mu bundi ibyo nari impari mugajero zo mukorera yiba ari ibyo mukorera mutyo sorry ribara mwari muri gukora ikiganiro mbabarire Nobo yamamagaye kivandimwe mvugana nawe kivandimwe ndashaka gusaba generali imbabazi kubyo namuvuzeho bitari byo generali avuga ati okay nta kibazo nyina avuga n'umuntu wari wese n'umunyarwanda nawe n'umwana hari n'umugani yadukire Nobo yiba wibuka ati umuryango utarimo amazimwe uba washize bivuze iki yuko umwana nubwo yakora iki aguma ari umwana umuvandimwe nubwo yakora iki aguma ari umuntu nicyo abanyarwanda mukwiriye kwiga ibyanjye niba mvugira abanyarwanda bari hano ibyo urimo kuvuga ubu ngubu njye nakabaye mvugana nawe umaze kuvuga ibyo uvuze kuri RNC ariko ndakuvugisha ndetse ndaringinga ubundi nibaza ko mukuza kuvugana namwe ntabwo nigeze mbagana oya please mureke kwibya abanyarwanda please ntuze kunshinyagura nakubashye sinigeze mbagana nzi bamwe imyitwarire yanjye idahwitse mufite sinigeze nkwita umuntu udahwitse ndakubaha nta munyarwanda n'umwe mpakwaho kumvugisha I don't care sinaje nkwinginga ngo uze tuvugane sicyo cyaje ejo nakiriye message ivuga ko bazanyica ibyo ni ibintu ntago ndi umuntu ushobora gufata kujya ahantu ngo ni mbeshye cyangwa ngire gute ntago naje nzi abantu bo mu nkotanyi uko bakora n'imyitwarire yabo aho ngeze mwa bino bintu byo gutangira kuva kuri politiki y'u Rwanda benshi muri mwe narabasobanukiwe hari ibyo tutavugira kuri ntuza kuri zino mbuga nkoranyambaga ariko benshi muri mwe namenye uko mukora abanyarwanda benshi bari hano nziko benshi batabizi nubwo njye mbona hari bavuga ngo hari ibyo bazi ariko maze gutangira gukora bino biganiro benshi muri mwe namenye uko mukora muri abantu bamwe muri mwe mushobora guhemukirana mukambura ubuzima abandi mukagurisha abandi mugatanga amafaranga ntago ndi kuvuga bamwe muri mwe no kuvuga ngo kumvugisha ntacyo nta nicyo nkwaka nta n'imisoro y'abanyarwanda naka ntago rero kuburi kumvugisha hari agaciro kandi bifite birenze gusa kuba tuvugana kandi ukaba uri umuntu wiyubashye ndabikubahira nanjye rero nyubahira icyo ntumve ko kuburi kumvugisha hari ikindi kintu mbibonamo gusa ikintu nabonye cyo
nuko abantu benshi mwabaye mu nkotanyi nubwo n'umwe mu bagabo nasanze bari hano hanze biyubashye ibyo byo ndabivugira ku mugaragaro kize muri FPR rero nanjye mvuze bamwe muri mwebwe oya nanjye nari nyirimo okay yego nuvanga n'undi abasenye icyo gihugu mu myaka 30 ni bamwe mu banyarwanda so urumva ideology yawe yuko ari kuvuga ngo umuntu wa FPR wese no bamwe na Kagame uvuga ngo emerere yose nabicanye ari urumva ko dutandukanye mu bitekerezo uvuze bamwe oya utandukaniye na Kagame uvuga ngo abantu bose ngo igihugu mbere ya 1994 cyari cyarapfuye yo mvuze bamwe mu banyarwanda branch nyeze sinshobora gukora iryo kosa n'ejo nahoze ntandukanye bamwe mu banyarwanda rero nibo bamaze imyaka 30 basenya igihugu cy'u Rwanda. Okay, ndemeranya nawe ariko rero mureke gushenya opposition nawe. Gushenya opposition ntago bakudatekereza niyo mpamvu ndi kukwereka ko n'undi opposition arahabi. Kandi igikorwa Rwigema ntago yishwe na XFR yishwe n'inkotanyi. Urashaka kumbwira ngo ukunda Rwigema cyangwa uzi bya Rwigema kurusha ba nyirabyo? Ntago turi mu irushanwa nshuti yanjye nta muntu urusha undi Rwigema n'uw'abanyarwanda. Please. Ukaduha ijambo no Rwigema n'uw'abanyarwanda ntago ari uwawe ni wamubyaye n'uw'abanyarwanda. Ari uwanjye n'ubundi. Nanjye ntabwo nigeze mu claiming. Ntabwo mukeremenza navuze ko Rwigema yishwe n'inkotanyi ntabwo yishwe n'inkotanyi ariko kuki mushinyagura ko muvuga se kuki mushinyagura abandi babivuga abahabaye nimwe muduha amakuru ko atishwe n'imugashinyagure please nimugashinyagure nimukabone ngo ibintu byarangiritse ngo mugire ngo nta mutima twari abantu bari bafite bose cyangwa nta mutima bamwe bafite please haba ntabwo ibyo se bihuriye n'ibyo turi kuvuga none se u Rwanda nuko ikintu udafitiye gihamya ahantu utari udafite ibimenyetso ntukabivuge kuko harimo gusebanya ubu n'uvanga ibya Habyarimana bivuga kuko mwari muhari muri gukora genocide Habyarimana wari wumva nyemuvuga abakoze genocide zago mubavuga Habyarimana ntiduhari mite ku mateka yacu nk'abanyarwanda tumuvuga uzumve no muri NC ntabwo tumuvuga tuvuga yuko leta ye yari y'igitugu urabihakana byose urumva hari wabihakana absolutely that's it naho we ntabwo buri gihe tuvuga yuko iyo yarusha igumizamo tuba twaragize amahoro bari bayisinye nanze ntibarayishana Habyarimana ubwo uzatubwira uruhare rwa Kayumba mu gufata ibyemezo byo barahari kandi ndashaka ngo mutandukanye Kayumba na RNC Kayumba ni Kayumba bari mu Burundi kiye ntabwo tuzamutandukanya na RNC kuko agaragara kuri radio imwe urumva ko ijambo n'umarara mufite ibitekerezo nk'ibya uburenganzira bwacu twumva ko Kagame ariwe gihugu ariwe Rwanda ariwe ki none Kayumba ni wa RNC ngo dutekereze ko Kayumba ariwe reka urumva ijambo n'umarara mufite ibitekerezo nk'ibya uburenganzira bwacu twumva ko Kagame ariwe gihugu ariwe Rwanda ariwe ki none Kayumba ni wa RNC ngo dutekereze ko Kayumba ariwe reka ntabwo ari byo ngaho murakoze cyane kandi ngendagiye hari ibindi njyamo murakoze Pareka musubize kuko wamuvuze reka gusubize ubone kugenda umugabo niko akora kandi ndagushima uwo yawo no bo washatse twavuga no mu gikari rega nakubwiye n'umuvandimwe yumva mu gufata ibyemezo byo barahari kandi ndashaka ngo mutandukanye Kayumba na RNC Kayumba ni Kayumba bari mu Burundi kiye ntabwo tuzamutandukanya na RNC kuko agaragara kuri radio imwe urumva ko ijambo n'umarara mufite ibitekerezo nk'ibya uburenganzira bwacu twumva ko Kagame ariwe gihugu ariwe Rwanda ariwe ki none Kayumba ni wa RNC ngo dutekereze ko Kayumba ariwe reka ntabwo ari byo ngaho murakoze cyane kandi ngendagiye hari ibindi njyamo murakoze Pareka musubize kuko wamuvuze reka gusubize ubone kugenda umugabo niko akora kandi ndagushima uwo yawo no bo washatse twavuga no mu gikari rega nakubwiye n'umuvandimwe beyond this haraho kuri urumva nuko se ariko kuryajyana nta buvandimwe mufitanye no ijambo ni ryawe ariko siko numva ibintu mwabigize birebire cyane Sports radio wawe ni urwo kubyigira ibintu byose iyo bizemo politike bihita bihindana ariko iyi ntabwo ari politike no baya n'amazimo ntabwo ari politike please politike mujye muyubaha n'amazimo politike turayubaha ariko y'abantu babigize birebire cyane hari ukuntu bisa nkaho bibaye
umusenyi ivugira ukuntu turwanya politike n'abamategeko ko babivuze iyo gutwara impunzi hasigaye n'abantu baza kwiga